umwana yavutse atari mu ngobyi nje sinzi iby'ingobyi rero ababyeyi nibo babizi yego ngo yavutse ng'ingurube n'ibyari cana kigaturumbuka ingurube bundi ndagigira ingobyi yego mu rugo madamu uva mu buhungiro kugira ngo uyu mudayimoni utuma umwana wa mbere aragiye uwa kabiri aragiye ubwo turapfisha gusa kandi gicaga ndamubwira nda amafaranga dufite ngo tuje kwivuza cukora ndakubesha naje rege nicaye ndekereza umugore wanje ndamubwira ati umugore wanje nidudasenga tuzanaje mu bapfumu ahubwo dufata inzira yo gusenga twongeye kubakira kuri kamera za Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Twari tumaze iminsi tudakora ariko Imana yongeye gufungura imiryango kongera kugaragara kuri kamera za Ndi Umukristo TV. Nukuri abakunzi bacu mwari mumaze iminsi rwose mutatubona kandi nukuri mwatwandikiraga muciye imbogisi ariko uyu munsi twongeye kugaruka ku murimo, twongeye kugaruka ku gatute. Bwo rero ngiye nguko munyumva Ndi Labani inshuti yanyu cyane nabazaniye umutumirwa arabibwira n'umukozi w'Imana rasizwe afite amavuta y'Imana nabanza bibwire ndababwira ibindi nyuma. Murakoze cyane turabishimiye cyane turavuga ngo Imana yabwe icubahiro ko twongeye kugaruka kuri urubuga sibwo bwa mbere turugarutseho ndibuka ko ari gihe narugezeho ndi kumwe Pastor Labani. Rero amazina ni yandi ndahinduka ni Ndirenganya Theoneste Pastor umugabo w'umugore umwe n'abana batatu. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo Imana yabwe icubahiro. Amen. Amen. Ariko muri make Pastor wambaye neza. Murakoze cyane. Wambaye neza rwose. Iyo myenda wayiguriye mu kihe gihugu? Yebiye ndarega ubu n'ubuntu bwa Yesu twambaye. Ubu n'ubuntu. Yego, n'ubuntu bwa Yesu. N'ubuntu bwa Yesu twambaye. Ngo suko nari mwiza habanamba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye yavuye se kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yandwishije. Bane shimwe cyane. Haleluya. Murumva ko uyu umukozi w'Imana n'umuhanuzi n'umubwiriza butumwa n'umunyerekwa arasenga amademoni akagenda kirukana krande agasenga abana bakabona minervare nukuri bishobora kuba byaragucanze nawe ubona ndanzira ariko uyu n'umukozi w'Imana tubazanire kuri kamera za Ndi Umukristo TV. muhumure Imana irabagirira neza. Amen. Imana irabagirira neza. Amen. Teo gukomera ariko turaho suza abakozi ba Ndi Umukristo TV. Haleluya mahoro y'Imana bane namwe kandi ubwiza bwa Yesu bubagote. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Amen. Umukozi w'Imana usizwe byino menya ari inshuro ya kabiri ari inshuro zingahe Pastor? Manze n'inshuro ari ya gatatu turimo atari ya kane. Ninge inshuro ngeshatu maze kugaragara no kuri kamera za Ndi Umukristo TV n'umukozi w'Imana cyane. Pastor ngiye kukubaza utubazo tutatu. Yego. Hano twikundira ijambo ry'Imana kuko n'ikinyamakuru ubwacyo kirevuga ni Ndi Umukristo. Amen. Ni Ndi Umukristo TV. Kandi tuzahora turi abakristo mu bintu byose. Imana ishimwe cyane. Kandi turi abakristo iyo tuvuze abakristo ndabwo tuvuga ba DPR abakatolika umukristo wese wemera Kristo yaba mu Rwanda yaba muri Amerika niba yemera Kristo kino kinyamakuru nike akisaye agitera ingunga. Tubone no gushimira abantu batwandikira muri comment bakora subscribe. Tubone no gushimira abantu rwose bagira gutya bati Pastor dufite bitanu ashaka abantu ubiguriramo imbuto bari kwa muganga yemye abantu turabashimiye ni mwamamare. Imana bagiriye neza. Imana igisubiza aho muba mwakuye. Amen. Nakarengwe bariza Pastor wakijijwe ryari? Ukizwa? Wakijijwe ryari? Ntago nibuka itariki. Mpamvu ndibuka itariki. Yego. Ngewe mu kubatizwa kwanjye. Twabatizwe paruwasi twabarizwagamo batarayigabo. Yego. No ku munsi tubatijwe batavuga ko tuterajya n'igaburo. Tuzarira kuri paruwasi yacu nshasha. Bari bagiye kutugabira ubwo bari baducukije. Ubwo nabatijwe muri ADPR. Yego. Ahantu bitaga ku Kamuhoza. Yego. Cyangwa mu Condo. Mu Condo. Yego. Mu kagezi ka Karambo. Nimwe
batubatizaga bagatangira amazi ya Karambo bagenda bakatwinikamo ariko ndibuke niba taratwinitse mu mazi bari barubatse ka piscine iruhande batwinikamo uwo munsi batwinitse baravuze ngo ndi muragigabura mwebwe nimwe mubaye abana b'imfura ya paruwasi runaka ndavuze izina bashinze nyuma mvuze ko hariho ico gena batirijwe kubera ko badutindije guco nta mafishi base baduha baratubwira amafishi muzayafatira kuri paruwasi yanyu ubwo rero keretse ngiye kuyisabana n'ubu barayifite ntago bayinyima nubwo nagiye muri ndi dini ubu ngaba ari pastor muri ndi dini birashoboka ibyo ngibyo ntago nakubwira cyo kurangeranyije navuga ngo nige c'indambara abacengeza ari kurangira muri ibi bice byacu bya Rubavu saa 9:07 buriya 9:08 gutyo nico Imana ishimwe cyane kubatizwa rero no gukizwa biratandukanye n'ibintu bibiri yego ugomba kubimenya uvuze gutyo nahita ngo bazana n'igihe wabatijwe none pastor wazanye umugore ryari mu kwezi mu mwaka ni ryari washenze urugo mu kwezi mu mwaka ukwezi ko ndanakwibuka ariko umwaka ndawibuka nazanye umugore muri 2005 amatariki niyo ndari kwibuka ariko narabyanditse ahantu buriya ndebaga ku mwaka wa karinari genga kwa gahunda imbere mu dose nka mwati mwana turiko nige twasezeraniye hako namubwira ati kugira ndazabyibega bacaka papuro kagahera nimba tuzareba ahantu tubyandika ngo kunzu kugira ngo bije birabaho bijewe cyakora base iyo wibagirwa umwaka wa rongoriyemo ngo ko yamukiganira kuko buriya nuri kureba muri MG wa 93 ngira ngo navuze ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemeye wa mbere y'umucunguzi nge ngwizi byawe nishimye zingize Yesu wanyogeje ibyanyigisha by'inzira ye ngo nzengeshimwe nezerwe zingize Yesu wanyogeje ibyaha amen icyo rero ni ikibazo cya kabiri nakuba icya gatatu ariko ufite abana bangahe ubu mfite abana 3 ni 3 undi umwe yaritaye yego umwana wawe w'imvura wamubyaye mu wihe mwaka mu kwezi buriya kukubaza bino bintu ubundi hari ibintu udashobora kwibagirwa mu buzima niko bimeze niko bimeze cyane nakora pastor reka ngubwire iki kintu abagabo benshi nuzakibaza wese yego aruzakigusubiza bien sûr njete nako ngusubije ni guco abagabo benshi ndadukunda gufata ibyakabara bacige bavuye ibyabana ndago babyitaho cyane akose umwana wa mbere ndanakubaje wa mbere kandi twara mu bya duhumagiye kuko nubwo ngubwe duhumagiye hari habuze ikirero guhumagira satani yaradusabye cyane kuko umwana wanje wa mbere ari ibintu ndekereza ibintu bibiri nimba aravutse kubona senza amasengesho menshi niba aravutse kuko niyirije ubutayu bwinshi biranjangaga nanjye ndavata Imana niyibiza kuko ubwa mbere ngizana umudamu inda ya mbere yageze mu mezi 3 ivamo n'abaganga barambwira ngo nta muntu ukiraga kano kandu kamezi 3 atariko wa mudamu we urasengaga n'umugabo wawe ubwo wabaragiye yego kamezi 3 ariko umudamu Imana mwongere iminsi yo kubaho kavamo umwana avagamo neza kasokamo kunshura gatatu kunshura kabiri yego arongera aratwita nandi mwanya naje gusenga ngabona urupfu imbere ye kabasi Imana kuko ndapfakaye yego si umuntu napfa nzamushirahe ngasenga niba kubwiye ngo nimba n'amasengesho gabikoze nimba nakubwiye ngo nanjye ubwanje biranjanganye ngo byari byo ubwo umwana inda yaragaraga igahagarara ndicure yego igeze mu mezi 7
ndetse yagiye no kubyara bikomeye kuko nari narihebye kwiyo nda ya kabiri nari narihebye yego njya gusenga Imana buriya mujya mukundishwe bene data kandi mbawe n'ibigeragezo isunge gusenga yego ibyo nakwifuriza kuko ni kuvuga ngo nanjye ibintu byambaga icoge simbizi yego kandi suko tutasenze suko tutanasengaga ibyo twari kujya moja ariko ko mwana wa kabiri aravuka ugo munsi Imana numvijwe namwaje kushaka kandi uje gusengera yego hari ni mugoroba ndashe nakoraga ikirakana fate naje gusengera ka abantu batakirara mu nzengero mbura abantu baraga mu rusengero ngo ngeje size ko nebutse ku mudamu wagaraga icumba cy'amasengesho ariko carahagaze ndavati ngiye kumwituraho ujyayo kuko iyo basengaga nashaka navuga ngo fungura yanzu basengeragamo ngendaremo ndacu birabirwa ariko nzenga kuko ijwi riko ryambwe ngo ndurari wawe uko umugore nari naramuhungishije yego nuba byari bikomeye ndabwo yabaga mu iwawe mu rugo nari naramuhungishije ndikuvuga ati manza ari ibirozi manza nibyo byuka bindahangana nabyo hano mu rugo ndavateka muhungisha jahandi nja ndasenga ariko atari yaramazi ibyo birozi bimufatiraga bikomeye wari warahumagiye koko nabyumvise nari naramuhungisha ibyo ngubwira yego ubwo ndaje nje kurara ahantu ngiye kuharara ni Imana ni nziza Imana ikora imirimo n'ibitangaza amen amen bwana ko twavugana ku social media bakavuga ngo turi kwihimbaza ngo turi kuvuga ibitabaho ngiye byo ngubwira ni kokuri turangije nagiye kuraba mu masengesho ndani gice cy'ijana nari mfite yego Imana ukuri kumbunza ngo atabyara bakambaza ngo 300 go kumuvuza garihe ko nari mfite mitiweli ikindi bakambaza ati ko tuwe kumusha muri ambulance 1300 kirihe yego kuko ndacu nari mfite iyo namungishije baragije bahita bamujana mu iryo joro bamujana ku igondera buzima hari wagiye gusenga wahita kajya kubyara ariyo ngiyo namungishije bahita bamujana kubyara na telefone ufite ngo baguhamagara icyo gase wari wayikura tarari bagaragara ijuru riri hano ubwo umudamu wanje bamujana mu iryo joro nani nigire kwisengera ndanze ibyabaye ndaje mu gitoro karekare mvuye gusenga barambwira ati umudamu wawe yabyaye atari he ati yabyaye batamujyana ku bitaro Gisenyi ati byagenze ute ati cyo wamujyana ku bitaro Gisenyi umwana yavutse atari mu ngobyi nje sinzi iby'ingobyi rero ababyeyi nibo babizi yego ngo yavutse ngingurube n'ibyari cana kigaturumbuka ingurube bundi ndagigira ingobyi yego bati manza ari ngibyo yego ati nikigeretseho ndabyo nzi byo kuvanga ingobyi none nuko ndayizi yego ingobyi nzi niyo bashaka umwana mu mugongo nabyo mu nda y'ababyeyi ndabyo uko ndangibyo nasize ketse niba rundi wabyize ababyize ubwo bari kubyumva ubwo ndakumanukira barambwira ati rero twatanze twasize telefone y'ingwate tigute timbirasi ntabwo kumujana mo tatanze 200 ca ambulance ifite mitiweli cyo gimanze rero batangaga ati kindi na magana ngayo kumuvura none gariye ndicicikira mvunga umwuka ubwo telefone bugara frere yahise agenda arayatanga uwo mira bamuhiki telefone ye umwana bamujanye mu bitaro Igisenyi ariko baravuga ngo umwana babonye avutse guca atari guseganya bateranga ari iruhande bakurikirana nyina kugira ngo nyina atagira ute atava mu mubiri none akana kuko ari kavutse guco bajugunya abaganga bati yararangiye mu nda uyu ndabuzima gize ute akana katari no guhumeka urazi ko umwana asubiye inyuma ngabona akana kari gutitira none kwa yego barangije no bamwereje se afata ibintu ndabibaho bamwereza Igisenyi umwana amara mu byuma 17 akana kanaritaye birangira gaciyeho ubwo rero umwana w'imfura akurikiyeho wa gatatu ari we uwo mukuru kumbaza mu myaka ye n'ibiki yego none abwo umwana amubwira ati uyu mudayimoni uri hano no gusenga ntago turongera guhunga bene datumva ngo ubwire Imana nigi gucisha mu bindiri ko gucura suko tutaraye ubutaha suko tutasenza yirwi suko tutasenza yijana ariko ico gihe nafashe umugambi n'umugore wanjye ndavuga ngo tugomba gusengera ahantu mu rugo ti madamu uva mu buhungiro
kugira ngo uyu mudayimoni utuma umwana wa mbere aragiye uwa kabiri aragiye ubwo tuzaturaho turapfisha gusa kandi icyo cyangwa ndamubwira nta mafaranga dufite ngo tuje kwivuza ndetse ndibuka n'umuntu wigaze kumbwira umuntu mukuru ari ijambo akubwira ukamica akubwiye arambwira ati none nta mafaranga ufite tuzakujane kwa muganga umuntu mukuru cyabwira arambwira ati isura ufite amafaranga tukujane gupfuma gusa ko turi kubona ibyaba birenze niko yashakaga kumbwira mu yandi magana yose umuntu mukuru yakubwira icyo wakumva iki kuko bapfuye abana turi kumwe n'uwo muntu mukuru abireba n'uwo ngo apfa tubireba arangije araza arambwira ati nta mafaranga ufite tuzaje kukuvuza tuzaje kubavuza bitamvuga ati ndahanda ashaka kunjana mu bapfumu byavuga ngo nshuti yanjye ariga wahura n'ibigeragezo umuntu akaba yakubwira ibintu ukabyumva kubera ibigaragaza ugize utewe n'igihe uhagaze cukura ndakubesha naje rega nicaye ndekereza umugore wanje ndamubwira ati umugore wanje nidudasenga tuzanaje mu bapfumu ahubwo dufata inzira yo gusenga musenge ico ngubwira kugira uwo mwana wa kabiri avuke twararaga amajoro buri munsi kurara mu nzu kwarari guke kurara mu nzu kwarari gukeye ubwo Imana igiye kubikora tubona yarandikiyemo tubona umwana aravutse nawe mu kuvuka rero yavukiye Igisenyi nawe yavutse ari uko nyina bamupombye umwuka ariko aramubyara abaho kigeretse kuri uwo mwana wa mbere kubera gusenga n'Imana abantu bazaga bari kuyagara baje kure ico gitangaza cy'umukozi w'Imana kuko twe dusenga tubatuzwe na benshi hazamo n'abagome bamuvunura bavare bamutera Yesu Kristo ariko Imana ishimwe ko batakubise kuri aka kimbere bakubitana iruhande naharagwara tukagira ngo hari ibindi arwaye n'umuntu wamuteruye aravuga ati umwana ko ndiko nari muzima biti abakuye agapirate dore baramuvunye tubona guca ariko Imana ishimwe uwo mwana arahari n'uwa kabiri arahari n'uwa gatatu arahari n'ejo bundi ko baherutse guhitana n'uwa kane yego igucese tutwaye niyo mpamvu rero nakubwira ngo abagabo benshi niba urwari kubasha ari ikibazo uzitone n'umugabo muri kuganira nakomaze ati wambwira abana bako bakurikiranye imyaka yego nabishobora umurize muri kari umuhanga no kumusengerera si ukuvuga ko abana banje mbitaho mbajana no kushuri ngajana n'ibipande ariko kugira mbifate mu mutwe hoya ntago si nyine urumva uyu mwana ufite niyo twakita imvura yawe nawe afite amateka nawe afite amateka cyane huko Imana ishimye kuba gihumeka Imana ikaba ikimiguhaye haracyari byiringiro amen okay tewe tutagiye muri byinshi rero kugira ngo abakunzi bacu kuri ndi umukristo ndabise bakunda ijambo ry'Imana yego reka tukureke kandi turagushimira gusubiza neza ibibazo nakubajije kandi nundi wese yabibaza reka tugusengere uje mu ijambo ry'Imana murakoze cyane Mana muremye yego data twese mweretse umugaragu wawe uri arufa na omega Bana nawe mugirire neza mufashe kubye neza n'umuntu bwawe mu mwanya w'ijambo ryawe umuyoboro utindane nawe ijambo ryawe rihembura abakobwa rihembura abasore abubatse abatubatse abibana ijambo ryawe data ribahembure ryongere batere mu mutima w'ibyiringiro ngamufasha umugaragu muri byose akoreshwe nawe data batwese myiza ndamusengeye nitewe nsenge mwamudukunda ijambo ryawe ryo rirera kandi nukuri ngamugirire neza mwamudukunda murinde kongera huko data mucunguze myiza ubane nawe mwuka wera wawe amube hafi kandi amuyobore kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen murakoze cyane Imana bamugisha Nyakubahwa mushumba turabashimiye amen kwa mutwakiye kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana murakoze cyane reka dusome hano ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana no mutangiriro yego mutangiriro 20 28 tangiriro 28 ku murongo wa 10 turageza kuri 16 icumi aravuze ngo umutwe w'amagambo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi amen Yakobo ava i Berisheba
agenda yerekeje i Harani. agera ahantu araharara buraca, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho aragisegura, ajyamaho arasinzira, ararota. Abona urwego rushinze hasi rukagera mu mutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru y'urwego. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana yawe sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu ujyamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwanwa n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe nimo urubyaro rwawe, nimo imiryango yose yo mu isi izahererwamo umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzaja hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ndazagusiga ndarakora ibyo ngubwiye. Yakobo arakanguka, aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ndabizi. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, 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 amen. 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 Iri jambo tugiye kuvuga mu ncamake, ariko umutwe w'iri jambo nakubwira ngo, iyo ugize amahirwe ukavugana n'Imana, iyo ugize amahirwe ukavugana n'Imana, ubuzima burahinduka. Amen, amen. Suku Yakobo atari yaravuganye n'Imana, suku Yakobo Imana itari yaramuvuzeho. Ariko twibutse mu mateka ya Yakobo, uyu Yakobo ise niwe wamuhesheje umugisha, ariko mu kumuhesha umugisha ntabwo yari aravugana n'Imana. Niba muduteze amatwi musoma, mwibuka ko uyu Yakobo yariganyije mwene se Esawu umugisha. Ise nyina niwe wari ufite amakuru y'ibyo Imana yabavuzeho. Amaze kuriganya umugisha mwene se, nyina aramubwira ati, hunga batakwica. Yego? Hunga batakwica. Yakobo arahunga. Mu guhunga ni ijambo ritubwiye ngo agera i Harani, araharara, ngarasinzira. Mu gusinzira kwe ngararota. Haleluya. Ararota. Mu kurota rero Yakobo yari ari kumuvugana n'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana ratubwira ngo tuvugana n'Imana mu biciri bitatu. Tuvugana mu jambo ryayo, icyo ni icambere. Icya kabiri tukavugana nayo ikoresheje abahanuzi. Icya gatatu ikavugana natwe ikoresheje inzozi zivuga ngo nibyo. Amen. Kuko Yakobo yavuganye n'Imana mu nzozi, ariko nyina we yari yaravuganye nawe mu makuru. Imana iramubwira ati, uzabyara abana. None Imana irahindukiye, kuko Yakobo yabaye umugisha, kuko barangije kumwaturira umugisha, Imana none ivugana nawe. Ubundi ubaye umunyamugisha, Imana ivugana nawe. Iyo ubaye umunyamugisha, Imana igenda ikubwira ngo nyura, simbukira, tarukira, nyura. Haleluya. Ndashaka kukwifuriza ngo shuti yanjye ube umunyamugisha. Iyo ubaye umunyamugisha ugira amahirwe menshi yo kuvugana n'Imana. Ubundi abantu benshi bagira amafaranga bakumva ko ari ko mugisha, abantu bakagira ibirayi bakumva ko ari ko mugisha, abantu bakagira amafaranga bakumva ko ari ko mugisha, ariko ndajwe ry'Imana ryakuvugisha. Nubwo ufite ayo mafaranga, nubwo urara mu nzu nziza, nubwo de bonne stade of enegrebo shadow stade enegrebo tavoma star, nubwo wiza amashuri menshi, ntabwo aribyo byatuma uvugana n'Imana. Aho ugira Imana ivugane nawe, nuko ugomba kuba uri umunyamugisha, nuko ugomba guhindura igwizira. Naho mu gihe utari wahindura igwizira, no mu gihe utari wahabwa umugisha, ntabwo wavugana n'Imana. Uko biratubwira ngo abamenye Imana nibo bamenywa nayo, kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo abashakana umwete abo nzabiyereka. Donc uko uzashaka Imana niko izakwiyereka. Uyu Yakobo nawe rero yarahunze arigendera, kuko ari yahawe umugisha na se, Imana imuvugaho. Haleluya.
umva ibyo yavuganye nawe rero. Yakobo yarijyamye kuko ari umunyamugisha, ntiyateze guhendahenda, ntiyateze gupfukama, ntiyateze kwinginga Imana. Donc nuhabwa umugisha n'Imana, Imana nidufasha reka tuzagaruka tuvuge ku ibya Yakobo. Abazabikunda muteze amatwi, muzandikire pastor abandi cyangwa si muzamamagare kuno ibindi bikirema. Imana ikavugana nawe utabishaka, ikavugana nawe ubishaka, ikavugana nawe ubikunze, utabikunda ikavugana nawe, kuko donc uri umunyamugisha. Amen. Uyu Yakobo nawe rero arijyanira, ntabatubwiye ngo yarasenze. Tuhangara twasoma ntabatubwiye yarijyamye yisegura ibuye. Amaze kugisegura ngararota, ngabona urwego ruvuye hasi rukagera mu ijuru, ngabamarika baruzamuka abandi barumanuka, ngarebye neza ngabona n'Imana. Haleluya. Ariko ubona n'Imana, donc iri buvuga hari igihe ubona Imana ukavugana nayo ukayibona, ngo nuko Imana iramubwira ngo umva Yakobo, iki gihugu ujyanyemo nzakiguheramo umugisha, igihugu ujyanyemo nzakikugaruramo. Haleluya. Iki gihugu ujyanyemo ni cyawe n'urubyaro rwawe. Iramubwira ngo kandi abana bawe bazahererwa umugisha mu isi, kandi abana bawe bazagugwa neza. Imana avuga ati umva Yakobo, ubaye umunyamugisha. Yakobo ngarangije arakanguka, aravuga ngo nanjye nari njyamye ahantu ndazi ko hari Imana. Haleluya. Birashoboka wahuri kufite Imana ariko ndurabimenye, birashoboka kugenda nayo ariko ndurabimenye, nikubwiye n'ibintu ndubyumva, nivuganye nawe ubica amazi. Ariko Yakobo aravuga ati Imana ushimwe. Yakomeje aravuga ngo nawe ahiga umuhiga, aravuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, kubzumbwiye no kubzuvuze ngirira ibuye ndarishinze ndigize ikimenyetso ngarisuka amavuta. Aravuga ngo ni mubzuvuze nubikora byose nzagaruka handi mbubaka inzu y'Imana. Haleluya. Azubaka inzu y'Imana, ahita ahiga umuhiga ati Uwiteka Imana ibivuzeho nubikora nanjye nzubaka inzu yawe. Nanjye aravuga ngo kandi ikindi ni mu nzu yawe ndazabura kimwe mu 10 n'amaturo, kuko ibi uvuze ko bikoze. Haleluya. Bantu benshi bavugana n'Imana ndi butubyumve, agabanza bango yanga Imana ngo imanze bikore ngo manze ngo nanje mbige ibi. Donc iyo dusomye bitatwita nawe tunarangiza tubona tuvuye n'ijambo ngo Yakobo amaze guhigwa umuhigo arigendera. Iyo agiye Imana imugirira neza, Imana imuha umugisha, Imana yongera imuha umugisha, ndetse Imana yamugaruye mu gihugu. Amen. Ayo ni amateka maremare. Iyo dusomye muri Yobu ibice 41 ku murongo wa 3 haratubwira ngo ninde wabanje kugira icambo ngo nanigwe kumwitura. Ni ku ijambo rivuga. Ndetse komeje kusoma aravuga ngo ndi Imana ihambaye, ati ninde wakenyura umwitero wanje ngenyeye. Donc Imana tuyifate, ijambo ry'Imana ryo tuvuga ngo nuyifata ng'inyembaraga izaza ku buzima bwa ng'inyembaraga, nuyifata ng'inyandege ngeye na izaza ng'inyandege ya ku buzima bwawe. Ndakwifuriza kano kanya ngo fata Imana ng'inyembaraga kandi wizere Imana. Imana ishoboye byose, Imana ihindura ubuzima, Imana ihindura situation. Nubwo waba wanzwe utwe, nibwo waba uri ahantu hakomeye, kuko Yakobo yararaho mu butayu ajyamye asinzi, Imana ivugana nawe. Ndashaka gutangariza ndaha Imana itavugana n'umuntu, ndaha Imana itasanga umuntu, ndaha Imana itakoresha. Donc Imana ishaka gukorana nawe, yakoresha ubuhanuzi, yakoresha inzozi, yakoresha ijambo. Wemerera Imana, ugendane n'Imana, Imana izabana nawe. Turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. 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 Reka dusenge Imana. Reka dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana. Amen. Kandi mbari ikintu mwatubaza mushumba twakivuga mbere ko dusenga, tugasenga Imana. Ntabwo buri cyo tukusaba ng'abakunzi bandi umukristo, kandi mbere byose turabanza kugushimira kubw'ijambo ryiza ry'Imana utambukije. Amen. Murakoze cyane, Imana yagwicubahiro. Turabifuriza kuzagaruka kuri ndi umukristo TV. Amen. Amen. Nguko rero twababwiye uyu no musenzi, umukozi Imana n'umuhanuzi, afite imbano nyinshi. Reka tubemerere tubahereza akanomero kiwe. Birashoboka ko waba watatswe n'uburwayi, hari ikibazo ufite gikomeye, akaba yagufasha akagusengera, kuko na Bibiliya hara mu bwiriza haravuga ngo ababiri baruta umwe. Yego. Amen. Ubwo rero mukozi w'Imana twagusaba akanimero kawe ukagatanga, abazagukenera bakazakuvugisha. Yego. Nomero yanjye ni 078
gatandatu karindwi yego 27 yego 97 6. subiramo 078 078 gatandatu karindwi 27 97 6. Yego. iboneka online kuri WhatsApp po ibyo telefone nini ndayo ni telefone nini ndayo. Yego amen. Turabyakira mu izina rya Yesu, turabyakira mu izina rya Yesu. Kuko hari abarakumva bari mu Rwanda, hari mu mahanga, hirya no hino ku isi. Ngo rero hari abadakoresha MTN, ariko bagakoresha WhatsApp. Za WhatsApp. No kurinda gusengera Imana ibyo telefone nini. Amen amen. Imana igenze neza cyane. Okay, ngo sengera bene data badukurikiye. Yego. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubw'ibiganiro byiza utwemereye tugacisha kuri urubuga, izina ryawe rihabwa icubahiro. Witeka Imana Nyiringabo, turavuze ngo reka izina ryawe rihabwa icubahiro, kandi uko Yakobo yakugireho umugisha, reka barumva ijambo ryawe nabo baheshwe umugishwa n'ijambo ryawe. Reka ari bo bagirirwa neza kubw'ijambo ryawe. Ndetse Witeka Imana Nyiringabo, iri jambo rigenda rikora imirimo n'ibitangaza, bwiza bwawe bugaragara, imbaraga zawe ziganda. Ukuri data wa twese mwiza, none adusengeye buri muntu wese kugira ngo umuhindurire izina kandi ubahindurire n'inzozi. Hari abarota inzozi zipfuye, hari abarota bari kwibwa, hari abarota bari kwicwa, none abarota inzozi ngwizo Yakobo yarose. Barote bari kubona Imana, barote bari guhimbaza, barote bari kuramya, barote la donesti devotion ibini grere bo santo vini grere, bari kubwiriza bikizina rya rihabwa icubahiro. Urakoze Kristo kuko ubyumvise, turangije tugushimira kandi duhimbaza, twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. 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 Amen.